uko bateza umuntu inzuki agapfa, uko bateza umuntu inzuki akakuzanira ibyawe yatwaye. Hano hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha inzuki uzituma cyangwa uzohereza zikajya kukuzanira ibyawe batwaye. Ubundi uragenda ugafata umutiba iyo ukuyemo umwami w'inzuki, inzuki ziza zikwirukankaho, inzuki ukaba wazituma ahantu ushaka. Abantu benshi b'abavumvu cyangwa se abantu benshi b'abahanga bakunze gukoresha inzuki bifashishije umwami wazo, kuko umwami wazo uramutuma akajyana n'inzuki akagenda akakuzanira umuntu wakwibye ikintu. Aha ngaha murabona ni umugabo wari wibye furati, bamuteza inzuki ziramusarisha zenda kumwica, agira amahoro ari uko agaruye furati. Murabona furati hariya mu marembo, umugabo aje yayigaruye. Hano rero inzuki nizo bakoresheje, ariko cyane cyane abantu bafite umwami w'inzuki, kuko iyo ufite umwami w'inzuki uba uri umwami wazo, ku buryo ushobora kuzituma aho ushaka, ushobora no kuzibwira zikagenda zikakugarurira ibyawe batwaye. Ibanga rero bakunze gukoresha ni umwami w'inzuki. Umwami w'inzuki iyo ugiye mu mutiba ukamukuramo, inzuki ziza zigukurikiye, aho wajya hose inzuki zikugendaho. Inzuki rero iyo ufite umwami wazo uba uri umwami nawe w'inzuki, ku buryo ushobora kuzituma ahantu hose, uretse ko hasaba imitongero, imiziririzo, imigenzo, imihango n'imiterekero, kugira ngo inzuki ube waziyobora uko ushaka ufite umwami wazo. Abantu benshi rero ntabwo bakunze kubishobora, bamwe bakavuga ati se ko turi abavumvu, njye se ko iwacu atari abavumvu, ariko ntabwo ibi bintu bikunze gukorwa n'abavumvu cyane. Ubundi no kugenda kwinjira mu mutiba w'inzuki ukagenda ugakora mu nzuki aho ziba zakoze ikirundo, ukagenda ugakuramo umwami, ntabwo biba byoroshye. Bamwe baravuga ati se nshyize mu kuboko inzuki zikanduma, ariko abenshi bakunze gukoresha bakambara bakagenda bagakora mu nzuki bagakuramo umwami wazo. Nanjye tuvugana, nanjye umwami w'inzuki ndamufite. Ushaka ko tukugaruririza ibyibwe, ushaka ko umuntu wakwibye tumuteza inzuki akagira amahoro ari uko ibintu byawe bigaruye, wampamagara kuri 07 969 92 956. Reka nsubiremo izi nimero: 07 986 92 956. Tigo ni 07 80 23 348. Reka nsubiremo Tigo 07 80 23 348. Ushaka ko tukugaruriza ibyawe bibye, ushaka ko tukugaruriza, waduhamagara kuri izo nimero. Hari n'indi ya Tigo ya 07 32 07 42 6, 07 32 07 42 6. Okay, twagufasha rero. Hari nk'ibyo bakwibye inzuki gusa mu kanya nk'ako guhumbya, uwagutwaye furati yaba amaze imyaka 2 yarayitwaye agomba yigarure, yaba amaze umwaka umwe yarayitwaye agomba yigarure, yaba yarayitwaye hashize igihe kinini ayigarure, yaba yarayitwaye uyu munsi ayigarure, niyo haba hashize imyaka 5 uwo mujura akiriho atari yapfa, tumuteza inzuki akabura amahoro, akagira amahoro ari uko inzuki zimugaruye akanazigarura. Cyangwa se umwanzi wawe, yaba ari umurozi wakurogeye, umuteza inzuki akaza akagusaba imbabazi, yaba ari umucuraguzi uhora acuragura iwawe yarakubujije amahoro, umuteza inzuki zikamubuza kongera kuza gucuragura aho ngaho iwawe. Yaba ari umwanzi wawe waguhemukiye, wamuteza inzuki ukoresheje umwami w'inzuki. Yaba ari umugizi wa nabi, yaba ari umwanzi wawe, na benshi bazikoresha ku rugamba, cyane cyane Abatanzaniya. Muziga amateka y'Abatanzaniya ku rugamba, iyo babonaga abanzi babo babarembeje bakoreshaga inzuki. Abatanzaniya bakohereza inzuki zikirukankana abanzi babo,
Ni ukuvuga ngo rero bamwe na bamwe inzuki barazikoresha ariko cyane cyane abavumvu baba barabirazwe n'abasogokuru cyangwa baba barabirazwe n'ababyeyi b'iwabo. Nanjye tuvugana ndi umuvumvu, nanjye nagufasha. Ariko nakubwiraga ko n'abasirikare ku rugamba baziteza abanzi babo, cyane cyane abasirikare b'Abatanzaniya nibo bakunze kuzikoresha. Waba urimo kurwana n'igisirikare cy'Abatanzaniya, murimo kurwana, igisirikare cy'Abatanzaniya cyabona gitangiye gutsindwa ku rugamba, abo basirikare b'Abatanzaniya bahitaga bahamagara inzuki. Ni gute umuntu ahamagara inzuki zikaza? Ni uko aba afite umwami wazo. Ubwo inzuki agahita azohereza zikagenda zikihorera, inzuki zikica abanzi babo. Uzasome mu mateka y'igisirikare cya Tanzaniya, wandike muri Google mu Giswahili, ubyandike muri Google mu Giswahili, ni gute abasirikare b'Abatanzaniya bakoresha inzuki ku rugamba. Bazakuzanira amafoto n'amavidewo y'ukuntu inzuki Abatanzaniya bazifashisha ku rugamba kandi bakabasha gutsinda urugamba. Buriya Abatanzaniya iyo babona urugamba rugiye kubagora bahita bohereza inzuki. Inzuki rero ziri muri zimwe mu ntwaro Abatanzaniya bakoresha bazohereza ku rugamba zikanesha abanzi babo. Cyane cyane n'abapfumu n'abakonikoni n'abashitsi n'abaraguzi nabo bakunze kuzikoresha mu kugarura ibyibwe. Inzuki rero ni ingenzi cyane mu kuba zakora akazi kandi zikagasohoza.